Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera mu karere ka Rutsiro. Intama ebyiri z'umuturage zariwe n'inyamaswa bikeka ko ari imbaka. Intama ebyiri zariwe n'inyamaswa bikeka ko ari imbaka ubwo nyirazo yari yaziziritse ku gasozi hafi ya parike ya Gishwati inamukura. Intama ebyiri z'umuturage witwa Nyirambonabucya Valentina mu mudugudu wa Gako, akagari ka Mwendo, umurenge wa Mukura, akarere ka Rutsiro, yari yaziritse ku gasozi zariwe n'inyamaswa abaturage bakeka ko ari iyitwa imbaka iba muri parike ya Gishwati na Mukura, bakavuga ko hari n'andi matungo ijya irya ndetse n'amajanja yayo akaba agaragara aho zari ziziritse. Nyirambonabucya Valentine yabwiye Imvaho Nshya ko izo ntama yari yaziziritse ku ishyamba rye ryitaruye urugo, zari intama ebyiri nkuru ndetse n'akandi gato k'amezi abiri n'ihene ebyiri. Ku manywa ku itariki ya 13 Ukwakira 2024 imvura igwa ku gicamunsi, yahise azikura aho zari ziziritse azizirika iruhande rwaho. Ati nahise nahira ubwatsi bw'inka ndataha mu masaa 11:15 ngiye kuzicyura, ntarazigeraho mbona ka gatama gato kaje kiruka cyane kahagira kanjya ku maguru kanyizirikaho, biranyobera ntekereza ko izo hari nk'abajura baba baje kuziba, ako kakabacika ngenda ngateruye njya aho zari ziziritse, aho haraziritse ayo matungo yose. Yakomeje agira ati nagezeyo nsanga ihene gusa, intama ndazibura, mpamagara abaturanyi baranshakisha, bumaze kwira turashaka turaheba turataha. Mu gitondo nibwo haje umuturanyi ambwira ko azibonye zariwe n'igisimba batazi mu murima w'umuturage ariho zaziririye, mpamagara abandi turajyana dusanga koko ni igisimba cyaziriye. Yasanze intama imwe cyayikuyemo ibyo mu nda byose kirabirya, iyo ya kabiri kikubita ijanja mu gatuza kirahakomeretsa. Yakomeje avuga ko kubera ko amajanja yacyo yagaragaraga muri uwo murima, abakizi bavuze ko ari ikinyamaswa cyitwa imbaka yaziriye kuko ari iry'amatungo. Hakaba hari n'ihene y'undi muturage yaherutse gusanga igisimba cyayiririye kiyiviraho kiyimaraho. Hari n'izindi zagiye ziribwa, bakavuga ko ari iyo nyamaswa yaba iva muri iryo shyamba rya Mukura baturiye ikabarira amatungo. Avuga ko yari yaguze ayo matungo ngo ajye amufasha ibyabaye, agurishe abone mituweli anikure mu bukene, akifuza ko yashumbushwa kuko hari igihombo gikomeye cyane yagize. Ati ndahombye cyane kuko intama zapfuye zombi bampaga amafaranga y'u Rwanda 110,000 nkayanga kuko nabonaga ziyarengeje, ngasaba koko ari iyo nyamaswa narihwa basanga atari iyo muri iriya shyamba yaziriye, nkaba nashumbushwa ngo nkomeze gutunga umuryango wanjye no kwiteza imbere. Avuga ko bimuhaye isomo ryo kutazongera kuzirika amatungo ku gasozi ngo ayate yigendere, kagiye kujya ayashyira mu kiraro akayahirira, akubaka ikiraro gikomeye kuko ibiti abifite kugira ngo hatazagira icyongera kumuteza igihombo nk'icyo. Umuyobozi w'akarere ka Rutsiro wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu Uwizeyimana Emmanuel avuga ko ibyago uyu mugore yagize babimenye, hanatangiye iperereza ngo harebwe koko niba ari inyamaswa yavuye muri iriya shyamba ikazirya, ko nibasanga ariyo hazakorwa raporo yabyo akishyurwa. Ati turakurikirana turebe ababishinzwe, nibasanga ari inyamaswa yaturutse muri parike ya Gishwati na Mukura hazakorwa raporo yishyurwe. Ati nidusanga ari nk'imbwa z'inyagasozi zaziriye, kuko nabyo bibaho, hazarebwa ikindi cyakorwa, ariko birumvikana ko icyo gihe atazishyurwa. Yasabye abaturage gucunga neza amatungo yabo, bakayubakira ibiraro bikomeye, bayaragire cyangwa ngo bayazirike ku gasozi, kuko inyamaswa nk'izo zitazwi zishobora kuzirya, kuko byagendekeye uyu bikamuhombya. Inyama zisigaye n'iz'izo ntama ubuyobozi bwasabye ko zitabwa kugira ngo hataba hagira abazirya bagakurizamo indwara. Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho kano kanya, tugiye guhera mu ntara y'Amajyepfo, ni mu karere ka Kamonyi, aho umugabo wemera ko yishe umugore we yaburanishijwe mu ruhame.
Kamonyi umushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Muhanga bwasabiye Nshimiyimana Damien Bahimba Daniel w'imyaka 26 y'amavuko igihano cya burundu bamurega kwicisha isuka umugore we. Urubanza rw'uyu mugabo rwabaye kuri uyu wa mbere tariki ya 16 Ukuboza 2024. Iburanisha ryabereye mu ruhame ni mu mudugudu wa Nyakabande akagari ka Buguri ni mu murenge wa Rukoma. Yasabiwe gufungwa burundu ubushinjacyaha buhereye ku cyaha bumushinja cyo kwica uwo bashakanye mu buryo butemewe n'amategeko witwaga Uwimana ifashije Jacqueline. Ubushinjacyaha buvuga ko Nshimiyimana Damien Elias Daniel icyaha cy'ubwicanyi akekwaho yagikoze tariki ya 18 Nzeri 2023. Ubushinjacyaha buvuga ko uyu mugabo yasanze umugore we ahinguye arimo gukaraba amukubita isuka mu mutwe inshuro ebyiri ahita apfa. Ubushinjacyaha bukavuga ko akimara gukora ayo mahano yahise yemera icyaha arafungwa, nyuma atangira gusaba imbabazi bya nyirarureshwa. Bavuga ko uyu mugabo ukekwaho iki cyaha yavuze ko yishe umugore we amukekaho kumuca inyuma. Ubushinjacyaha buti icyaha Nshimiyimana Damien yakoze ni indengakamere kandi yagikoranye ubugome bukomeye, tumusabiye igihano cya burundu. Umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Dr Nahayo Silver ndetse n'umuyobozi wa polisi ku rwego rw'akarere bibukije abaturage umuntu umunyagitinyiro ko ntawe ugomba kumuvutsa ubuzima. Ubuyobozi bwasabye abaturage gutangira amakuru ku gihe kugira ngo hakumirwe icyaha kitaraba. Uwimana ifashije Jacqueline yishwe afite imyaka 19 y'amavuko kuko ubushinjacyaha bwabwiye Umuseke ko yavutse mu mwaka wa 2004. Nta mwana yigeze abyarana na Nshimiyimana. Urukiko rwisumbuye rwa Muhanga ruvuga ko rugiye gusuzuma ubusabe bw'ubushinjacyaha ndetse n'ibyo akekwaho icyaha yemerera. Urubanza ruzasomwa tariki ya 10 Mutarama 2025 saa 9 z'igicamunsi. Turacyari makuru hano Kumena Official. Munyemerere amakuru tuyakomereze kuri ino nkuru aho inkuru igira iti M23 yabyinnye intsinzi nyuma yo gusatira imijyi ya Robero na Butembo. Umutwe wa M23 kuwa mbere tariki ya 16 Ukuboza wemeje ko wigaruriye utundi duce two muri teritwari ya Robero nyuma yo kutwambura ihuriro ry'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impande zombi zimaze ibyumweru zirwanira muri iyi teritwari iri mu majyaruguru y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ku cyumweru gishize M23 yigaruriye agace ka Matembe mbere y'uko uyu mutwe ubyemeza kuwa mbere biciye mu buvugizi bwayo Lieutenant Colonel Wiringoma w'igisirikare ndetse na Lawrence Kanyuka mu bya politike. Colonel Wiringoma kuwa mbere yanatangaje ko nyuma ya Matembe Byonsubiro ndetse na Arimbogo naho bahayoboye. Amashusho M23 yashyize ku mbuga nkoranyambaga yerekana ingabo zayo zigenzura imodoka FARDC yari yataye aho ngaho igasatira ikazisiga izitwitse mbere yo guhunga. Lieutenant Wiringoma ndetse na Kanyuka mu byishimo byinshi bumvikana baha urw'amenyo Generali Kabundi Innocent uyoboye ingabo zakwiye imishwaro bamuteguza kumusanga aho we n'ingabo ze bahungira hose. Kuri ubu nyuma y'ifatwa rya turiya duce M23 ikomeje gusatira umujyi wa Butembo uherereye mu birometero bibarirwa mu ijana uvuye mu duce yigaruriye ndetse na Rubero iherereye mu birometero bibarirwa muri 30. Utu duce dushya twigaruriwe na nyuma y'amasaha make ibiganiro byagombaga guhuriza i Rwanda ba Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisubitswe mu buryo butunguranye. Kumena Official muri gahunda y'amakuru agezweho tukiriho. Munyemerere dukomereze kuri no nkuru igira iti General Muhozi yateguje ibitero simusiga ku bacanshuro bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhozi Kainerugaba yatangaje ko mu mwaka wa 2025 azagaba ibitero ku bacanshuro b'Abanyaburayi bakorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba bacanshuro bo mu mutwe wa Agamira wo muri Bulgaria ndetse na Ralph wo muri Romania
bifatanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 kuva muri 2022 n'intambara ibera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isobanura ko abo barwanyi atari abacanshuro ahubwo ko ari abarimu bigisha ingabo zayo amasomo atandukanye arimo yo kurwana intambara ndetse no gukoresha intwaro zigezweho. Ku rundi ruhande bari mu barinda umujyi wa Goma ndetse na Sake. General Muhoozi kuri uyu wa 16 Ukuboza 2024 yatangarije ku rubuga rwa X ati ngiye kuburira rimwe inshuro bacanshuro bose b'abazungu bakorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhera ku itariki ya 2 Mutarama 2025 tuzagaba ibitero ku bacanshuro b'abazungu bose mu bice dukoreramo. Uyu musirikare yatangaje ko mu izina rya Yesu Kristo Imana y'abacwezi bose nta mucanshuro n'umwe uzasigara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mwaka utaha. Kuva mu Gushyingo 2021 ingabo za Uganda zisanzwe ziri mu bikorwa byahawe izina rya Shuja byo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF mu majyaruguru ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Ituri zifatanyije n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntabwo bizwi niba abacanshuro bakorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barageze mu bigenzurwa n'ingabo za Uganda kuko raporo z'inzobere z'umuryango w'abibumbye zemeza ko bakorera by'umwihariko i Goma ndetse na Sake. Nanga dusoreje amakuru twe twabateguriye y'uno munsi. Nizera ko mwamaze kuba mukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro tugenda dushyiraho buri munsi, by'umwihariko amakuru abagezweho hirya no hino mu karere u Rwanda ruherereyemo ndetse n'abavugwa hano imbere mu gihugu muri segiteri zigiye zitandukanye. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane rero, mu ubwe neza cyane, bye.